Bruce amakuru y'imisi umeze ute? Fresh narimba kumbe cyane. Ikaze. Kachi. Asu japhet kavugije mundu. Okay, sinzo zivugije ariko ndazumvise. Ziravugije. Aya man ni Chris. Yavugije impundu. Aha navugiye impundu z'abagabo rwose. Kandi naho kuko umuntu useterwa n'amahitamo. Biterwa n'uko umuntu yahisemo. Man, Bruce, ikaze Mr. Zamagic FM. Asante sana sinaguheruka guhumwe ndabona usigaye uri wa peke ariko n'undi wakabyimbye numva ari show ibintu biri hejuru cyane. Asante sana. Chris is ikaze nawe bro. Asante sana brother. Ni turishimye cyane kwa muri Kaganga. Na muri jingo nabyumvishije nyiraka bebe. Ariko bikiza nuko nje hari nibyo tuzanye byiza kandi ni movie ya fresh. Yes. Yeah, man. Bruce, kugenda tujya kuri MTN wacu muzika no kugenda Nyagatare bagiye tusinde handi handi twahereyeho na ngoma kugeza ngo experience itari mu muziki kuri uko bari ahantu hateye imbere urabibona gute? Ako kamaze mukosora kano hari mu blag nangiye guseka mu kanya ko nubasi yanjye uravuze ngo uko mwagendaga muri primus gumaguma ngo urumva ngo siko bimeze ndibaza abantu nagezeyo nagiye bijya Bruce cyozo wandebye ngo mwageze okay ntabwo mutanga pass atareba yambaye marine Messi version ngomba byari fresh cyo navuga wenda nuko nabonye isuku nubwo akabengera ari mpagiye nabonye isuku ariko cyanangaje nuko mpagiye bwa mbere byagenze neza ariko ubu ngubu bwo nabonye ko bari bafite inyota cyane nanabaje amakuru mbona yuko batari baherutse show nkiriya nini cyane so bari bafite inyota cyane y'umuziki kandi ikindi bagira isuku kabisa ni isuku ni imbere cyane hanyuma rero ku itariki ya 28 twekeje mu Ngoma na Nyagatare ni turongo tubiri tw'inyuma urebe iki birumvikana ubwo abanyabugesera bashaka karongo bazashyiramo kari wabona abo bahise bakora bakundiza zamo bakuboni oya Bugesera niteguye ko ubwo bazaruta abandi kubera ko ibitaramo ntago byigeze bikunda kujyayo ntekereza ko abakushaka kureba ibirori kenshi bazaga i Kigali ubu rero no ubugambere agiye kubera igitaramo kinini uhereye no muri za guma sinibaza ko tugeze tujya muri Bugesera ubu rero ni igihe cyabo ni igihe cyo kurya umuziki ni igihe cyo kwenjera umuziki w'u Rwanda mu mazigiye mwumva ngana kuriya kandi twese turahari turi tayari abahanzi bose bashyiramo ingufu ngiye biranandyohera kureba nka Ruti Joel ari gukaraga umubyimba acinye umugara yawukase Nyagatare tugira ngo ni ibintu bisanzwe ahita batabo za boro zabo ntabwo nibuka ukuntu mbabare ntabwo ari na boro wenda ashaka igishaka yahise batama igishaka mama umva harahiye harahindura ziravuga twatashye tugenda dusobana yadukoresheje amaguru guhera ku munota wa mbere byiza ku munota wa nyuma iyo ni experience ni ukuvuga ngo kandi hari ubwitabire bwinshi no muri stade sinzi niba mwarabonye iyo video Kenny Solo ari guperforminga imvura yaraguye ahantu habibyondo abantu banga kuhava bahavuye igitaramo kirangiye no kuvuga ngo mu bintu bitangaje nabonye ingoma harimo ko abantu bakunda umuziki ku buryo nta kintu na kimwe kindi wababwira baje mu gitaramo ariko se hari wa musore mu banyeshuri bano ufite mu ishuri harimo witwa Musanze witwa Gicumbi witwa Nyagatare witwa Ngoma ninde munyeshuri wawe wisita amanota menshi ubase nugiye gutuma abandi bana ikintu ku mutima oya ni gahunda yo kuzamura reka tubifate nka marke ya Adidas karongo kabanza turagacecetse kabiri tugomba gukora wenda more and more kubera yuko ugiye gusoza ubivuga iki myiteguro muri performance bikongerera iki bisobanuye iki kuba ari wowe urimo ku headlining mbere na mbere umuziki ngewe ndawubaha n'abahanzi bose abo twahuje abo twakoranye abahanzi muri rusange ndabubaha hanyuma kuba na headlining event ntabwo ari amahitamo yawe ubwoba buriya bigutera ubwoba iyo ugitangira ariko uko umuntu agenda akura aramenyera ukamenya uko yitwara kuri audience ukamenya iyo bigenze bityo bigenze ute rero nta pressure hari ko niko kazi nyine nkora nibyo natangiye nibyo nkora byonyine hanyuma ikindi cyangwa abahanzi bari excited bataramenya uko bitwara manners imyitwarire yabona abantu bamukunze cyane bagatangira kubaganirira n'umuziki akaba biretse cyangwa se ugahita usimbuka noneho nuririmba none nari ngiye kubwira ku kindi kintu cyo kuba wenda
umuhanzi mukuru buriya turakigira icyo kintu hagati yacu nk'abahanzi kubera ko nk'ubu ngubu ntabwo nshobora kwinjira hano ngo nkagere mbere nicare hanyuma nka King James yinjire nkomeze nicare oya turabizi nyine ko twubahana tugira uko twenyine turabyimenyera kandi unabyumva ku mutima ubizi ubu mu mutima wawe ni nk'abangahe bakwinjira mu mibare ugahita uhaguruka ni benshi cyane wenda kuri ba sogokuru ba Masamba na ba Makanyaga ukamanura ukageza kubo twaje dusanga urumva ni ba Medini ba Deben ni ba Tom Close ni ba King James twavugaga ba Knowless kwanza abanze bose nawe mu backup singer wabo ntabwo kugeza nyine hari nabamwe mudakeka ko wenda umuntu yakubaha ariko ukabubahira nyine ibyo muziranye wowe nabo abandi bantu batanamenya rero umuziki ubwawo ugira icyumba cyawo gihurirwamo n'abahanzi abandi bantu batajya bageraho ariko biraremereye niyo ni ibintu byiza wowe kuba uri kuri line up ya MTN Music Festival ubwabyo bisobanuye iki experience wise ni ubwa kabiri ngira ngo ni ubwa kabiri wasubiyeyo urimo uragenda usubira ahantu hamwe wowe wanyuze imyaka 12 kuri stage imyaka wenda 3 cyangwa 4 kuri stage experience imaze kuri navuga ngo ni ibintu by'agaciro cyane kuko nk'abacu muzika ntabwo manyifata nk'akazi ndimo gusa cyangwa se ngo tugende experience yo kuri stage gusa yaba ari n'ishuri kuri Nyango Precision mandi kujyamo byinshi tubaza umuntu ahura natwo ibyiza bari abahura nabyo so ni ibintu byiza cyane kuri career Precision kandi navuga ngo kubandi kumwe na Bruce muri iki gitaramo amaze imyaka 10 n'inga gukora ibyo bintu abandi kubikora imyaka 3 4 ari ndi kwisatiramo ni ikintu cyo kivuze byinshi cyane kuri icyo kintu cyane na rero buriya akantu arakana banzi bigiramo izina twese tukazi arakantu ka discipline cyangwa kumenya ukuri guhari so nakantu ka discipline rero iyo kageze igihe cyo kugakoresha ntabwo byibiga ngo reka mbikore byiyumva mu birikora wivunika reka muho urugero rwumvikana nk'igihe cyo gushaka kigeze 2024 uriya ni wewe kabisa Bugesera bigomba kugenda fresh ikintu navuga nuko muri Bugesera ari muri Kigali ndikumvira no shaho ubwo n'abanyakigali ni yabo so ntago muri Bugesera bagomba kuza gusa Nyamirambo ni moto y'icyatanditi gucisha ku irebero pyo za Gikondo hose ni hafi cyane wenda ni nyama urumva karere turu gitatu na kibiri cyo kumutunaga ushaka n'umotari ukujyana nawe ukamwinjiza muri VIP ya bibiri mukagaruka yaba umotari yashaka kumugenza amanukana ngabakihasho ya ni deal ya danje na abahanzi muri twe abenshi bari muri cya gitaramo sinzi abandi ariko nanjye n'ubwameza bangiye kuri muri Bugesera kandi na ahantu navuga ngo hafi yacu n'abantu twegeranye cyane so agomba gushya turiteguye full package rahari kabisa full package Bruce kuba ibindi bigiye kuza gusa nsimbwa ngo uriya mujyongo mugire ngo zose zimeze kuri ya dore reka tujye dusobanura ibintu hari ibidunda mujye mwumva akantu kavuga ngo ugenda byari birori nako kari mu ndirimbo ziri kuri album yanjye ariko uko nagatayemo gutyo kugira ngo ndebe ukuntu nyine abantu b'ibipfubyi baba urumva tugenda dusangira akantu ko kwibuka agahinda twagiye tunyuramo nako kari kuri album yanjye ariko ntikarasohoka mani mbabare nari nshobora kuba nari muzi ibintu ufite ababyeyi yego sorry ntiwayumva niyo mpamvu wagize ngo niyo urukundo ni indirimbo yo gutakaza umubyeyi ni indirimbo y'agahinda nyine ni agapariti gato niko nashyize kuri TikTok kugira ngo abantu babe bagira gutya biyomora imitima ariko muzumva neza version y'indirimbo irangiye kuri album no kuvuga ngo album yangira ibintu byinshi cyane bitandukanye no mu indirimbo 18 ni ibintu birebire ni nakazi kenshi ariko album yararangiye icyo turi gukora none no gutegura uburyo bwiza bwo kwibashyirira ku isahane kugira ngo mu byumve binoze ubwo izina ariko vuba aha bitarenze ukwezi kwa 11 rwose ubwo byose ubwo ntabwo ni sample cyangwa ni craft generation isi byose nakubwiye ngo abantu bashatse kuri inkura mu kanwa nawe ukaba bigerageje ndacyaryamye ku ibanga ariko mu kwezi kwa 11 ejo bundi rwose ibintu byose bizaba bigiye hagaragara munabibone cyane cyane ko album yantwaye umwanya ni ibintu nakoze nitondeye cyane
rero sinashaka guhita mbisohora uko niboneye, ni nayo mpamvu iyo mbona inyota itangiye kubica nkoraho kamwe nkaba ndekuye kugira ngo mutazicwa nanone n'umwuma kandi ndi umusamariya mwiza w'umunyampuhwe. 2024 izi bimeze gute se wowe umeze ute muri ino minsi imwe? So far harabura amezi 3 mu mwaka urangiye, mu bahanzi no gukora ibikorwa byiza uri kugira navuga ko babyita muri komite standing ovation, kwa ko navuga ati kabisa. Wowe ibindi bikorwa wenda nyuma ya sekoma ntabwo yamagiye kinini, ariko hari ibindi cyaba cyayihaye umwanya kugira ngo ubanze uko bimeze. Navuga ngo ubu movie hari nimwe ni MTN Wacu Music Festival, ariko umuziki nka Chris Easy mu kwezi kwa 11 kwa 12 ndasohoye n'indirimbo, kandi hari n'amakuru nyuma yaho ya tour yo hanze y'igihugu nayo nzatangaza. So far nizo programs navuga ngo natangaza kuri Chris Easy.